Haleluya! Ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe, ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero turimo turasubukura ikiganiro cy'ubushize, twari turebaga agakiza muri rusange, aho twibazaga ibibazo bigera muri bitatu, aribyo twari twibajije, twari tugeze ku kibazo cya kane. Hano ku gakiza twahereye ku cya mbere ku ngingo rusange, aho twibazaga ikibazo ngo kuki ndiho uyu munsi? Dusanga kuko Imana yandemye kubera ko inkunda, yandemeye kunkunda. Ikindi dusanga Imana yarandemeye kunezerwa n'ubusabane yayo hagati no gucunga ibindi byaremwe byose, aribyo bingira ikiremwa kidasanzwe. Ubwo rero tureba nanone kuri si, iyo tumenye kandi tukemera kugendera mu mugambi w'Imana yaturemye, bizana inyungu nyinshi. Aho ngaho nicyo kibazo twarebaga, twari turimo gusubiza ngo kuki ndiho uyu munsi? Rero tukongera twibaza ikindi kibazo cyabazaga ngo ikibazo ni ikihe noneho? Yimba ndiho uyu munsi, ikibazo ni ikihe gihari? Twasanze nanone ko mu muntu habamo icyifuzo cyo kuba umutware no kwirengagiza amahame y'Imana, aribyo bibasha kuzana ingaruka z'ubuzima bugoye ku buzima bwe. Iyi mitekerereze akaba ariyo Bibiliya yita icyaha, ituma kuko uba wanyuranyije n'ubushake bw'Imana muri wowe. Dusanga ikindi kibazo cya gatatu twibazaga nanone, twarabazaga ngo ikibazo ni ikihe? Tubona muri igisubizo ni ikihe? Ariho twarebye muri Yohana ibice 14 ku murongo wa 6, aho Yesu avuga kuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ko nta wundi wajya kwa se, kwa Data atamujyanye. Aho ngaho nicyo gisubizo cy'ukuri. Umuntu uri muri Yesu, umuntu wizeye Yesu Kristo w'Umwami n'Umukiza we by'ukuri, nta gushidikanya, aba yarangije kugera ku gisubizo nyakuri. Rero nyuma yaho tuza kureba ikindi cya kane, ariko uyu munsi turareba hano ngo ese Imana irashaka ko nkora iki? Nicyo kibazo twari tugezeho. Rero icya mbere ishaka kuko ukora, hari kwemera ko Imana utayihaye umwanya wa mbere mu bugingo bwawe, uyisabe ikubabarira ibyaha byawe. Tusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, haravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ni ukuvuga aho ngaho ku murongo ubanziriza niyo bavuga ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse Imana, ntago tuba tugifite agakiza k'Imana muri twe. Ahubwo iyo tumajije kumenya kuko turi abanyantege nkeya, tubasha kubona n'umwanya wo kwihana no kugaruka mu mbaraga. Icya kabiri twabonye none, iyi turimo kuvuga ngo ese Imana ishaka ko nkora iki? Icya mbere ni ukubanza kwemera ko uri umunyantege nkeya imbere yayo. Icya kabiri ni ukwizera ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu kandi akazuka mu bapfuye, akaba ari muzima. Ntago twizera Yesu wabambwe gusa ngo tube turekeye aho. Twizera Yesu wabambwe agapfira ibyaha byacu, akazuka mu bapfuye, akaba ari muzima. Rero iyo uhagarikiye kuri Yesu wapfuye, n'abandi bantu benshi barapfuye. Kuri Yesu wabambwe, n'abandi benshi barabambwe. Ariko Yesu wazutse, abandi barabambwe barapfa, ariko ntibazutse, baheze mu bituro. Ariko Yesu twizera yarabambwe, arapfa, arazuka. Niyo mpamvu turiho nk'itorero yasize, kandi nk'itorero abereye umutware cyangwa abereye umutwe. Dusomye mu Baroma ibice 10 ku murongo wa 9, haravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12 ibice 4 ku murongo wa 12, naho harongera hakagushishikariza kukwereka ko Yesu yagupfiriye. Icya gatatu wakwibaza ngo ni ukwakira impano y'ubuntu y'agakiza k'Imana. Ni ukuvuga ngo
ese Imana ishaka ko ukora iki? Ishaka ko wemera ko uri umunyantege nkeya, ukizera Yesu Kristo ko yagupfiriye, ukakira impano y'ubuntu y'agakiza k'Imana, ntugaragaze kuyigura, ntugerageze kuyigura. Dusomye no mu Befeso ibice bibiri ku murongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirata. Ubusabane bwacu n'Imana ntibuzanwa n'ibyo dukora, ahubwo bushingiye ku byo Yesu yadukoreye kera. Ntabwo bushingiye ku masengesho menshi dusenga, ntibushingiye ku bibwiriza byinshi tubwiriza, ntibushingiye kuba twirinda kunywa inzoga cyangwa gusambana kugira gute, ahubwo bushingiye ku byo Yesu yadukoreye kera. Ibindi byose iyo warangije kumenya inzira ukayikurikira, ahasigaye ubasha kuboneramo umugisha. Ikindi wakwibaza cya kane, ikindi kigaragara mu cya kane Imana ishaka kuko ukora, ni ugusaba Yesu Kristo kuza mu buzima bwawe, kandi akaba umuyobozi, akaba umwami n'umukiza. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ibyo tubibona mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12, aho iyo usabye Yesu kwizera, iyo usabye Yesu ngo abane nawe, aguhindura umwana w'Imana, ntabwo aba ukwe nawe ngo ube ukwawe, ahubwo binyuze mu kwizera uhinduka umwana w'Imana. Ni ukuvuga uba uhawe itike yo kuba uri mu isi ukaba uri no mu ijuru ingunga imwe, uri urugingo rw'umwami wacu Yesu Kristo, uri iburyo bwa Data wa twese. Njyewe nawe tukaba turi ingingo z'umubiri we. Noneho rero no mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 20 naho twabonamo ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero mwene data, ahangaha mbashije kongera kuhashimangira cyane, nuko impano y'Imana ari ubuntu. Gukizwa ni ubuntu. Urugero, hari abantu benshi babasha kumva kuko gukizwa bigaragarira mu bikorwa akora mu buzima bwa buri munsi, ariko nanone nabyo izo ni imbuto zituruka ku gakiza, ariko ntabwo ari byo biranga agakiza, kuko ntabwo imbuto zitangira kwera ku giti cyakuze. Ntabwo imbuto zitangira kwera ku giti kikiri urugemwe cyangwa kitarabasha kugera igihe cyo kwera. Rero nshuti zanjye, gukizwa, agakiza hari abantu benshi bakitiranya na disipurine. Hano nongeye kwibutsa abantu benshi, hari disipurine na dogitirine, hari imico, hari n'amahame. Imico cyangwa iyo turimo kuvuga disipurine, ni uko itsinda runaka rigira imico rihuriraho n'imyifatire. Ariko iyo tugiye kureba amahame, ihame rya mbere ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ibyo ntibigombera amashuri, ibyo ntibigombera kuba hari warabatijwe, ibyo ntibigombera ahasigaye iyo warangije kwizera, iyi utangira kujya mu itsinda, utangira kujya mu bantu bandi bashobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi, bashobora kukurera kugira ngo urusheho gukura ugere ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero hano agakiza, iyo impamvu tukita agakiza, ni uko uba warangije gukizwa ibyaha, uba warangije kubabarirwa. Yego ibyaha byo biracyahari, ariko ntabwo ukitegerejweho ibihano bituruka kuri ibyo byaha. Ndabaha urugero rufatika. Fata umuntu arafunze, wenda bamukatiye burundu, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika agatanga imbabazi, ati runaka nawe ndamubabariye. Gereza yari ifunze wa muntu ku gihano cya burundu, ikimara kumva ko wa muntu perezida wa repubulika atanze imbabazi ngo amubabarire asohoke, ako kanya nibazuyaza bahita bamukingurira agasohoka. Iyo asohotse, icyaha yakatiwe ntabwo kiba cyaravuyeho,
ahubwo haba haravuyeho ibihano bigikurikiye. Natwe ku bwa kamere twari abanyabyaha, turi abanzi b'Imana, tudashobora kuba twakwegera ubwiza bw'Imana, nk'uko mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 3 ku murongo wa 23 havuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Twagera ku bice 6 ku murongo wa 23 hakavuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo bushya bubonerwa muri Kristo umwami wacu. Ni ukuvuga rero twebwe kamere y'uno mubiri wacu ni iy'icyaha, ariko Kristo yaraje kugira ngo ubugingo bwari bwarokojwe kuzabora, kutazigera bugera imbere y'Imana, yaje aje kubucungura. Yego kubw'umubiri turi abanyabyaha, ariko kubw'ubugingo Kristo yarabubatuye, ntitukiri abanyabyaha ahubwo turi abana b'Imana. Akaba ariyo mpamvu bidutera gutinyuka, gushira amanga, tukabasha guhamya ko turi abakristo, kandi nta cyaha kitukiriho, kubera kuko Kristo byose yabitubabariye. Kandi ibyo ngibyo bibasha kuduha izindi mbaraga zo kwitwararika muri ino si yuzuye ibyaha n'umuvurungano, bigatuma tubasha kwirinda mu buryo umwami wacu ariwe utubasha kudushoboza, atari twebwe twishoboje, ahubwo wa mwami watubabariye, wa mwami waducunguye abasha kuduha imbaraga ziduha gusimbuka imitego y'umwanzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. None rero mwene data, navuga ngo tera izi ntambwe usenga isengesho rigufi ryo kwiyegurira Imana nyuma yo kumva iki kiganiro. Wavuga ngo mukundwa Yesu, warakoze kundema no kunkunda n'igihe nakwirengagirije, nkajya mu nzira zanjye. Menye ko ngukeneye mu buzima bwanjye, kandi umbabarire ibyaha byanjye byose. Warakoze kumfira ku musaraba, umfashe kubisobanurirwa birushijeho, kuko nshaka kugukurikira kuva none kugeza mu gupfa kwanjye. Ngwino mu buzima bwanjye, uhindure umuntu w'imbere, mbe mushya. Nemeye impano y'agakiza, mfasha nkurire muri wowe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yimba wumva koko hari ahantu wumva ushaka kugera none mu buryo bwo kugira agakiza gashyitse, mu buryo bwo kwegera Kristo, fatanya nanjye usubiremo iri sengesho. Fatanya nanjye kandi uwumva biturutse ku mutima atari ku munwa, ubashe gusubiramo iri sengesho. Reka nongere ndisubiremo bwa kabiri. Mukundwa Yesu Kristo, warakoze kundema no kunkunda n'igihe nakwirengagirije, nkajya mu nzira zanjye. Menye ko mukeneye mu buzima bwanjye, kandi umbabarire ibyaha byanjye byose. Warakoze kumfira ku musaraba, umfashe kubisobanurirwa birushijeho, kuko nshaka kugukurikira kuva none kugeza mu gupfa kwanjye. Ngwino mu buzima bwanjye, umpindure umuntu w'imbere, mbe mushya. Nemeye impano y'agakiza, mfasha nkurire muri wowe. Usome mu Baroma ibice 10 ku murongo wa 13 haravuga ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Rero mwari kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Wowe mwene data ubasha gukurikira ibiganiro byacu, ndagusabira umugisha, ndagusabira umwami Imana aguha umugisha utagabanyije. Ugire igikundiro mu rugo rwawe, mu bavandimwe, mu kazi ukora, umwami Imana kwagure, yagure bizinesi zawe, izina ry'umwami wacu rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze rero, igihe yimba uri mushya ariho ukibona iki kiganiro, wakanda subscribe kugira ngo igihe nshyizeho ikindi kiganiro ujye ubasha guhita ukibona mu ba mbere. Kandi nimba ugize n'ikibazo ushaka kugira ibyo wambaza, wabasha kumpamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp ubutumwa bugufi. Telefone yanjye ni 078 740 099. Murakoze. Umwami Imana abaha umugisha mwinshi. Ineza y'umwami wacu, urukundo rw'Imana no gufashwa na Mwuka Wera bibane namwe mwese none n'iteka ryose. Amina, amina.